Papa Francis ati kubera iki dusinzira mu rusengero ariko mu kabari tukarara dukanuye kugeza mu gitondo. Arongera aragira ati kubera iki bikomeye kuvugana n'Imana ariko gucatinga bikoro. Ibintu kugira ngo twumve uburyo Imana twayitesheje agaciro, twumve ukuntu tugomba kuyigarukira nyine, mbega bidufashe. Kuko no muri Bibiliya haranditse ngo, muri Bibiliya ku ijambo ry'Imana nyine, ahubwo Yesu yavugaga gusa ati kubera, ariko Papa Francis akomeza agira ati kubera iki byoroshye kwirengagiza message ivuga iby'Imana ahubwo tukita ku zindi zidafashije. Ati ese ubu butumwa mvuze ugiye kubwoherereza inshuti zawe cyangwa ugiye kubyirengagiza? Kuko na Yesu yarabivuze ati nunyihakana imbere y'inshuti zawe nanjye nzakwihakana imbere ya Data. Rero mu by'ukuri mwabantu mwe, niba ukunda Yesu ohereza ubu butumwa abantu 10 mu nshuti zawe z'ibanze mu masegonda 60, Imana iragutungura. Yego wenda ibintu byo kwirengagiza Imana cyane nta muntu w'intungane mbega 100% imbere y'Imana. Gusa ariko tugerageze nanone twere kwirara cyane, kuko ubundi kamere y'umuntu dutekereza iby'ubungubu cyangwa se dutekereza iby'ubu nyine byatuma tumera neza tukabaho neza, ariko ntabwo twibanda ngo dutekereze ejo hazaza ku buzima bw'ahazaza. Ese iyo usomye muri Bibiliya ukumva ko Yesu yasize avuze ngo azagaruka, azaba agaruwe ngo no gutwara itorero, wowe wishyira, iyo wirebye wowe wikontoreye wakishyira mu gihe cy'iciro cyabo Yesu azagaruka gutwara, ese wakisangamo? Kuko Yesu ntawe uzi igihe azazira. N'uyu munsi cyangwa n'ejo n'iyi saha uri gusoma message wajya kubona ukabona araje, ni urugero nyine, ariko mu by'ukuri ntawe uzi igihe Yesu azagarukira. Kandi bivugwa ko ngo impamvu Yesu yatinze kugaruka nta yindi rwose mubimenye, ngo nuko akareba mu masengero, mu madini, mu matorero, mbega akabona ngo aka kanya aramutse agarutse agasanga nta bantu yatwara, abona nta kintu ngo yakuramo rwose mu itorero. Rero mukomeze mwihane mugarukira Imana. Yesu atazaza wamugani akabura uwajyana ugasanga mubuze ijuru mu bintu mwari muzi ko byoroshye. Ngo buriya Yesu ashobora kuza aka kanya tuvugana, urugero kuko bivugwa ko ngo naza muri Bibiliya, bivugwa ko naza azahera ku itorero rye, rero ibaze nko ku cyumweru, ibaze aramutse ngo aje gutwara itorero rye. Igitangaje ngo buriya ushobora gusanga ari mu itorero hagendamo abantu mbarwa nka 1/4 aribo Yesu yakuramo bazima nyine bakorera Imana nyine byeruye, ku buryo ushobora no gusanga ngo na pasiteri wari urimo arabigisha Yesu yamusiga. Ibaze nawe urwo rwego biriho. Ubundi igitabo cy'Ibyahishuwe cyanditswe kugira ngo ni nk'igitabo kiburira ati mugarukire Imana, mukorere Imana hakiri kare, kuko igihe Imana izaba yadusutseho umujinya wayo, icyo igihe bizaba byararenze nta kintu noneho wakora. Hari ubungubu ubundi birazwi turi mu bihe by'imbabazi. Igihe Imana none izaba yarakaye ije gutwara abantu bayo no kurimbura abantu batayikoreye, bayisuzuguye, bahakanye kibaho, bita ku by'isi cyane ntibite ku by'Imana. Umunsi Imana yaje kudusukaho umujinya wayo nibwo tuzatangira kurira twihana dusaba imbabazi. Mbega nyine nuko bizaba bimeze, ari amarira menshi cyane. Gusa ngo icyo gihe imbabazi Imana ubundi izaba yahagurutse ku ntebe y'imbabazi, noneho izaba ije nta mikino. Kuko ubundi bivugwa ko ngo ku munsi w'imperuka ngo ijambo ry'Imana rizakwirakwira ahantu hose, gusa abantu ngo tuzabyumva tubyirengagize, ngo ku buryo hari n'igihe kizagera twese hano ku isi hose, si muri Afurika ngo si mu migabane mu Burayi, ngo ni ku isi hose. Kuko ngo hari igihe kizagira Imana itambutse ubutumwa bwayo twese ivuga ijwi riranguruye ku buryo ku isi hose turabyumva, ngo ariko icyo gihe tuzabyirengagiza twumve ko ari ibintu bisanzwe nyine nk'ibyo dusanzwe tubona cyangwa se dusanzwe twumva. Gusa ngo umunsi Imana izazira ntabwo bizaba byoroshye inshuti zanjye. Mureke twiyane tugarukire Imana. Erega buriya no gukorera Imana nasanze atari ukuvuga ngo ni ukuba pasiteri cyangwa se umudiyakoni, umushumba,
kuba cyangwa se padiri. Yego nibyo ni ugukorera Imana kandi ni umurimo mwiza, ariko wowe ubwawe uramutse wihariye ibyaha ukavuga ati ibyaha ndabiretse ntabwo nzongera gukora ibyaha, ukumva ko wiyejeje mu mutima wawe ugasaba Imana imbabazi ukagarukira Yesu nyine, ibyo ngibyo birahagije, ubundi ugakomeza imirimo isanzwe. Gusa nyine mu byo ukora byose, aho ujya hose wubaha Imana. Mujye mugenda musome mu byahishuwe rwose, ibintu byose birimo. Murabizi ukuntu Imana izohereza abamarayika baje kurimbura. Hari abamarayika ubundi bane, icyo kiganiro nzakivugaho ko hari uruzi ngo no muri Bibiliya birimo neza biranditse ko hari umugezi wa Efurate, ni uruzi nyine hafungiyemo ngo